wahuye mana wiyemeza yuko uzagirira neza aho wahuye mana wiyemeza yuko uzagirira neza urugendo rwawe turongora abagore b'abandi batari n'abacu naho wowe gufurura rimwe mu byumweru bibiri nawe ngo wasambanye nande se ko ari imbogo yigenzeho nimureme shuti nimureme tuzamubona neza ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi haguruka mbere yuko tuvuga Imana tutaboneye mu busambanyi ubuzima tutaboneye mu itabi ubuzima tutaboneye mu kwiba Imana igiye kuduha ubuzima nyeganyiriza mugenzi wa muganga wakira ubuzima haleluya ndagira ngo ngutangarize ubu tuvugana n'udafata umwanzuro nkawe nta muntu uzawugufatira kandi uri kwerekeza habi ubanze witegereze urebe ukusa uko nguko urebe n'abantu bari ahangaho uko basa urebe aho uri urebe n'aho ugiye uko hameze haleluya njyewe reka mbivuge ndajya nasoma ijambo hanyuma ntabwo nagiye mu burara mbishaka sibyo ko n'ababijyamo babishaka yego umuryango w'abantu 371 twasigaye turi babiri umwe ni mukuru wa data simuza ari muri Amerika mbona amafoto ye gusa namubwira ngo wazaje tukajya kureba iby'iwacu cyangwa ugakambwira ngo mu Rwanda murabike wabyumvishije abyaye 4 amen nimba weho ufite umwanya wo gufata igihe cyo kugira ngo ukizwe neza ubishaka yagira ubigukururiramo hari no kuntu abantu muri iyi minsi abasa nabi arangiza akagukururira mu byo nawe ubona bitamufashije pasiteri nakubwira ngo Imana yarangaburiye uzamukurikira afite ibimenyetso bifite n'ibihamya haleluya njye nabaye imbobe imyaka 17 nta muntu nari mfite undera aho mviriye mu bubobo nkorera umugabo umwe ntari buze kuvuga amazina sibye ko niyo namavuga ntago muzi namuragiye inka 24 ndumva zirenga nimba atari sinibuka ari zingahe amembe ibiceri 400 nabyo najya kubyishyuza ngasanga nambaye ikabutura y'umwana w'igura 1300 ngakora nishyura namaze imyaka 6 nkora nishyura yari umwicanyi ruharwa aza kugera igihe bamufunga ariko atakumva baziza perezida ariko mu magambo yambiraga aravanga abangaba bazabagaragu kandi nanjye nabaye umugaragu we igitunguranye rero umunsi umwe duhurira ku kibuga Kanombe nari ngiye muri Ethiopia duhura bamujyanye mu Buhinde kumushyira mu undi mutima w'iparasitiki yego umugore bambonye aramenya nge sinari nanabamenya arambwira ngo Patrick we nti nyemerera ntiwiyereke uyu mugabo kuko numwiyereka umutima urahita uhagarara birangira ndimo mu ntebe nari ndimo njya mu yindi madamu umuganga umwe batumiza abakozi azana umwana ariko sinamumenya umwana ararwara icyo bita urwagashya umukobwa uragenda uramwumva aruma uvuga ese umwana arwaye iki hari umudokiteri w'umusirikare w'inshuti yanjye ukorera i Kanombe aza kunsura mu rugo ariko uyu mwana ntarwaye urwagashya cyangwa impyiko nabwo ntisimbizi uzamunzanira i Kanombe ndamuvuza maze kumuvuza umwana aragenda arabyibuha asa neza aza gutaha iwabo ageze iwabo baramubaza se ko wagiye urwaye urwagashya ukabugarutse umeze neza ati dore baranambaze maze utese ninde wakuvuje ati n'umugabo wita ku bw'Imana Patrick nyina bayikubise yasajya muri koma kubera ko aranzi bazi ibyo bankoreye ndagira ngo nkubwire aho Imana ikura naho igeze kuko navuye iwabo njya mu muhanda ubwo nagiye iwabo mvuye mu muhanda nongera subirayo mvuye iwabo amen mbwirira mugenzi wanjye Imana iribuka
mwongere kandi haleluya. Imana ijya yibuka, ikibuka imirimo myiza n'amajoro warayurira. Haleluya. Ntabwo ikeneye kureba umubabaro ufite none aho wikururiye, ikeneye kureba umubabaro utikururiye wajyanwamo n'abandi. Haleluya. Mukecuru aguye hasi ngo baramwegura bamujyana ku bitaro. Bahageze umukecuru basanga nta kibazo yabaye, ni iryahungabana. Baramubaza ngo ni ibiki, aravuga ngo n'umwana twagiriye nabi akagirira umwana wanjye neza, nishyuye 760 kwa muganga. Imana ni kugirira neza, ntabwo ari uko uzaba wakaranze intoryi ukazihisha munsi y'igitanda. Amen. Ndashaka kukubwira buriya navuze bikeya, ndi gufata irembo cyakora n'umunsi muzanyemerera umugeni zagaruka. Amen. Iwabo bategura kumpamagara, babihisha umusaza. Mpagera umusaza yarakize. Umukecuru aravuga ngo ngiye umugabo ndamuhereza nk'eshatu. Umusaza turazimuha mu buhe buryo? Aturi kumwitegereza ati namubona. Urabona nta gasura ke cyangwa agashushuti nta. Uyu ni wa mwana wavugaga ngo tuzamugira umugaragu. Umusaza ati ngo ni wa mwana wavuze yuko tuzajya tubagira abagaragu. Uze yarambaza ati ese amakuru n'umwana ni meza. Baguha iki se ntacyo. Nibuka yuko naryaga ibijumba navuga bari yisambaza no kugari. Bari babicari. Abo hakurya haleluya. Umugabo mwavuze ngo Imana izi imirimo yawe gusa. Amen. Kibi bintu bije koko ngiye kwivugira iby'uburara bwanjye. Haleluya. Umwanditsi wa Bibiliya yaranditse aravuga ngo ibyo yibwira kutugirira ngo ntabwo ari ibibi, ahubwo ni byiza kugira ngo ituremo umutima w'ibizaza ryari hanyuma. Mbona amarira azenze mu maso aratakara. Nkamuvuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu ndobo utakubiswe. Saza agahinda karamwica azenguruka mu ntebe. Mu mwende nkavuga nti reka nshongane n'umuryango n'ubundi yishebeshe nanjye nangurikiza arakababara. Saza azenguruka mu ntebe. Azenguruka yikoza hirya yikoza hino atahombe eshatu mwamuhaye n'ice nanjye mwonge hepfo. Ntabwo bazazwi duha mu mahoro, bazabiduha ruko Imana ibakandagiye ku ijosi. Babimpaye ntabibashimira, babimpa ntabashima nk'ababyeyi. Nyarwanda ziguca umugani navuze ngo intwari y'Inyabugingo itura mu itongo ryo wagigira ngo ryo wayihigaga. Haleluya. Umutima w'urukundo ufite niwo uzatuma abangaba bava mu buraya kubera kuzaba waberetse neza. Umutima w'imbabazi ufite niwo uzatuma murataka ngo babajyaniye abagabo ahubwo batwaye bake. Nta mbabazi mwigeze mubereka. Undi abayobozi b'imidugudu bari hano nibaza mwihangane duhagarane kuri izi iyo mitwe mumuzana aho ngaho muyireke. Muzi yuko aba bayobozi hari abo bagiye bafunguza ku buryo mumutaza. Nyamara muhagarara ati ni ikivume n'ubundi cyari gipfu. Wibuke neza yuko ufite indi byaro utari ingumba, nabo bazamera nk'abawe. Rata nibo batunga ibiganza basabira umugisha. Kandi mbahe babadishe kubera amanyanga yanyu. Ko nta bigabo twasangira umujyi biri mwahara bihaguruke ndebe. Ntabwo mwabagiriye nawe mwarabakeba. None se umusaruro wanyu nuko nta reka kora abakirisitu beza. Haleluya. Hari abantu bagifite umutima w'imbabazi bagira gutya ndebe.
abandi bintu bimeze nka byagahini sinzi iyo byagiye bivuka biba bihari sangiye ikinyamenyo uzayamarira mu nda Patrick jewe ndi kugenda sha Imana ibaha umugisha kandi Diako igiterano utagira ngo bagihamagaje kubera abangaba bari kugira ngo Imana igukorere ubukwe. Haleluya kandi bwaba ari abantu batababizi wowe uzi neza yuko bagusengeye hano bari gusengera akaboneka nk'abandi 10 cyangwa 20 Imana irakurebera mu mutima wawe iravuga ati uyu muntu reka mutumirire irabazana uyu mugabo yarabikwiriye cyangwa ntabwo abikwiriye aha ngaho mukomere Imana amashyi twumva ubukwe bwa rubwawe babibonye mukanya ugaburira abantu umuceri ugire ko imitwe shinjubya cyo byanyu mubere muha abantu umuceri bahekenye umuceri we imyaka na usenge umuntu yakoze ubukwe ugomba kurya umuceri mukecuru ari ujya guteka twatuboga ngo yango dofiriti zushyiremo n'utumesa undi mwebwe muzamamesa mwebwe shaye twiyore yaratureze umuntu yavuga nabi yaba ari umugabo umuntu uvuga amamesa nabi yo wabyaye bakwakiriza gake sinababwiye ngo abantu barakaye kubarushanga ngaho ni mugende ndeka kubicisha izuba Imana ibahereza iki umugisha kandi bahe mwinshi tugiye kuvuga Imana agati kagiye gute gaturika barakuroga bakagenda bagatongera bagashyira muri ibi biti mwe n'ibindi abantu ntibajya babihangana yarangiza gushyira mu mwenda bakavuga ati ntuzabyara unabyara ntuzahige akabivuga nk'umuntu mu gihe perezida yicaye akavuga ati ariko uriya mudugudu wabikitegerereza agahamagara abashinwa kubera aho inama igakora yego Imana igira gute inama igira ute kubera ndetse haleluya byumvishe watera haleluya ngere ngo usobanurire ngo washatse umuturage atabyemera yego kandi nubwo wabyaye benshi bari muri abangaba ibibazo byagiye bituruka ku baturanyi naho bavuka by'ibikarande bigenda bihambirana bikagira niya masheni bazamuraga genda afunga haleluya haleluya ubundi nifite gahunda yo kwivugira ku buzima bwanjye nubwo burara nibereyemo ntabwo ibingibi byari bije ariko reka mbivuga sibyo nakubwiye ngo bashobora kukuruga bagafata umwenda bakawuzamura nabo nindushye nayibaze kudira iki giti byagiye mwenda mu Imana igakoresha inama y'igitaraganya mu gihugu bikaba ngombwa yuko bahamagara umushinwa akazi wawo hehe mu Bushinwa kugira ngo byaroheke tazicwa n'agahinda cyangwa kwicwa n'umubabaro haleluya twongere kandi haleluya nari natatiriye rata navuze ngo nta bagabo barimo hano Juhekenya ku byuma n'ibiso n'ibisongo byose muga n'ababana ajya ngo bikazungu n'ibita Musa Imana amukandagiye kwejose nawe kambivuge nimushaka mu muhamagara sanga mukagarama ati mushumba ntikarame tindapfukamye bamereye nabi bandese simbavuze tibamereye nabi ati ubu nubwo ndi hano nahara abantu nibi bituri kubona ubuna ibi n'abana umugore tiriko si umuntu we kandi umeze nk'uwasaze imodoka genda moyibonye hanze ko nahise mubi wayibonye V8 kina nayo umuntu w'umugabo uza kundeba jewe ese ndi umupfumu yaje kutatagiye kwa saro tuza y'abagore ndayase data bimeze bite nini ngapfukama twihamagarira Imana iravuga ati mbaye noroheje no ucyanzabikora haleluya hanyuma rero nawe uri guhekenya biriya byuma nimba mubasha kugera mu nganda murareba kore zino badusiga mu mutwe niyo maproduit bakoresha biriya bintu uzabikuye Bugande uri kwiyica wabyumvishije uri kunywa kore ngo wanyweye inzoga yego nawe urebe ibiri ufite urebe n'ibyo mfite maze kubireka
Mfite ibiro bingahe? Mirongo? Yedi kupima ibiri ijana na kimwe nushaka kuza n'umunzani dushyireho. Hanyuma se wowe ukibiri muri kubona uri gupima bingahe n'amashereka yabuze dore tata. Ariho ndi kubona ufite imisare wagira ngo yarwanaga n'ihuku umugana. Haleluya. Reka dusome mikrofone. Tugiriye muri Zaburi ibice 30 umurongo waho wa 12. Wahageze? Nushoboye gusoma mu mperi kabisa. Kumubwira handi turi gusome mu kanya. Zaburi ibice 30. Yego. Umurongo w'10 kugeza wa 10. Umurongo wa 12 kugeza ku wa 13. Zaburi ibice 30 umurongo wa 11 kugeza 12 kugeza kuri 13 baravuga ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino. Yego. Unkenyuruye ibigunira byanjye, unkenyeza ibyishimo. Ijambo riratubwiye ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino, unkenyurura ibigunira byanjye, unkenyeza ibyishimo. Kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe. Kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Uwiteka Mana yanjye nzagushima. Uwiteka Mana yanjye nzagushima iteka ryose. Harugiye gukoma amashyi ngaho yakome. Ayahumba. Buriya ngiye kubabwira cyane cyane barabayobozi. Hari ibintu abayobozi mwebwe mutamenya bikamenywa n'abakristo cyangwa se abarokore cyangwa se abasenga. Ubwo gashobora gukuramo inda 20 we ntumenye niba ariko nge nkaba nzizi zose. Ubwo rero biragusaba kugira ibanga no kuceceka n'imburi n'umuntu. Hano hari ibintu bigiye kubabera. Yego? Nta rusanzwe. Naza kwibonesha amaso ukazana amarangamutima Imana yakuvuna Nebukadinezari yamuhereje mu ishyamba witwa. Yego rata. Ubwiza mwahoranye ntibwakongera kukagaruka. Kwambika nkuko yagiye bwambika n'abandi. Yego. Nabonaga muzi no kubyina. Tugiye gushyiramo akaririmbo mu kanya. Asigaye muri baturike. Sibyo? Mukabari muzike wahora ryoha ariko ntabwo waryoha nk'uko kwa Yesu. Kwa Yesu arababwira ati mushyiriyemo nako. Mukabari bakakubwira ngo izo udufaranga wanywereye ntabwo twatumuza kudutegeka. Yego? Haleluya. Amen. Ngewe ndishakira abavandimwe. Sibyo? Kuko ni ntababwira kandi ari mwe nasambanya gose wasanga harimo nta bana banje barimo hano. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ihinduye umuborogo wacu imbyino. Gidukenyuruye ibigunira by'imibabaro yacu n'agahinda naho tuvuka. Bitwambitse umwambaro w'ibyishimo kugira ngo ubwiza bwacu buririmbe ishimwe butagira gute budaceceka. Nyeganyeza mugenzi wa mubwire ngo hari ubundi bwiza ngiye kwakira. Namwe abepfo ndimuvuga ngo hari ubundi bwiza ngiye kwakira. Rega namwe nubwo mwagiriye ubuntu mukashaka abagabo ariko inkokora zanyu nazo zirarazivuga. Amen. Ngiye kubabwira akantu kabaye. Ngiye nkubita mu mpande zose. Kabaye Kigali. Madamu uri kubyarira kwa muganga umwana wanjye wa kabiri mutoya. Abandi bajyanaga indabo. Umugabo aravuga ati mbyaye abana b'abakobwa 6 mbonyemo umuhungu mwereka ngo uri umugore imodoka. Amanuka n'imodoka Kacyiru kuri polisi. Nari impari. Turanaziranye uwo mugabo ntabwo ndi bumuvuga amazina. Ari no muri korali zimwe zikomeza muri ADP. Aririmba hara mu Gatenga. Muri korali imwe yitwa Holy Nation ariko simvuza amazina ye. Noneho aragenda asangayo mukuru w'umugore na nyirabukwe. Ahageze urumva bafite kontake ari n'imodoka ye n'umushoferi uvuye gukura indi majerwa. Yishimye ngo agiye gutera umuhungu wanjye bise mu kwiye amazina yanjye. Ndarivuze. Ni muhumure ntabwo ari. Wanyumvishije? Noneho ariko Satani no mugome. Hari ukuntu Satani akureganya ibintu byari bigeze ku isahani ugiye kurya.
ahageze mukuru we ati abandi babazana ndabona urugukanura amaso akigorye bagere n'umuhungu icoco ntabwo umugabo gukunda undi ati umugabo ntago agukunda ese umugabo wanjye aza kureba umwana ntarura umugore ava mu kinya ruzi ko ari mu kinya kandi yari yabyaye abazwa arakanura ko umugabo ati wababari ukampa umuhungu ngaterura umugore ati nukuri ko Imana ukankorera ku mwana ntarura bunzaniye umugabo atari ko wambabariye ngate izina ry'Imana ngo nabonye umugabo hari amarira agashuka ku matama abwira umushoferi ati kora mu mufuka abura amafaranga akoze mu mufuka wundi asanga akantu yaragiye gusinya umukozi bagiye kudufaranga kuri banki ahita abwira umushoferi ati ukangana imodoka ugiye nonzanira ururabo yego ti fata amafaranga ugenda ubikuze nyabone unzanira ururabo niba ari nugura na miliyoni 10 ntago ari umukene uruzana umuhungu aragenda akoresha ururabo yebana ruri ku rutaro kabisa nawe kukizana bye byamugoye babagihaye umugore umugabo nyirabukora amubwira ngo terura umwana atewenda n'izi saha umwana aramutse kandi abo yaramukomerekeje ahandi abafungura n'igipangu umwana mwaza yirukanga aje kureba se abone se arebye ku ruhande umva ibibazo tujya duhura nabyo nari mvuze ngo iyo umwana aje yirukanga agiye guhobera se isahita yirebera ku ruhande kubera nde ururabo kwa muganga rubaye ururabo ndagira ngo mbabwire mwa bakobwa mushaka indabo bazijyana ku bapfuye urusororo zirahari nyinshi uzishaka ajye kuyoba hanyuma ntabwo mbabujije kuzibaha ariko babahereza ururabo rw'ineza birababaje ko umugabo yageze ku modoka arayitegereza abwira umushoferi ngo yisubize amaje kuyigurisha icyo yashakaga ni ururabo narumuha ahita banatega taxi voiture yo kugenda yatwatwara mu modoka ye kubera iki ubwo mudamu yanze mukuru we burundu n'iyo ibirori bibaye iwabo ntabwo ashobora kubakandagira ariko nawe yabigizemo ubujiji ndagira ngo gutangarize yuko ururabo atari rwo rutanga amahoro ntabwo ari rwo rutanga ibyishimo benshi bazihawe n'ahangaha bajya gutandukanya abagore kuri kuwa kangahe iwacu mu Kagarama ni kuwa kane ngira usanga hari imodoka z'imiturika ntabwo watandukanije watandukana se uhinga imyumbati mu Kagabana iki twese haleluya ndagira ngo maze kubwira ngo ururabo ntabwo rwatanga amahoro ntabwo rwatanga ibyishimo ibyishimo bituruka ku Mana data yonyine nta nubwo biva mu nzoga uwacu yavuze ngo twarasinze dukata umuziki tumaze kuwukata birangira urukundo ruvuye mu mushipa umwana warezwe atinda no kwiba kubera ko aba yaranyoye amata yego ariko nkatwe twavukiye mu mikoki nduzi ko ari mu mikoki baharerewe ntabwo rero na bukeye umuntu aba afite sibyo bwo kwa Yesu ubu nishatse nakubwiza ukuri nkakubonoriza ngataha haleluya hanyuma ibi bintu kubwiriza cyangwa se ibintu byo kubwiriza ntabwo mbigiyemo igihe kirekire ko hari abantu babyigamba ariko nkabona bagikuba inkweto basa nabi twe twarakoze muri ADPR dukora mu bakiki nimba nahehe turamanuka ariko ikoti hano rihubuye yawirata ibyo ubona byazamo abantu bikabagirira umumaro umugabo namushimiye umuntu wateguye igiterane agahamagara n'abatakwiriye guhamagarwa nta torero muri iki gihugu ribikora yakoze igiterane muri 2008 muri 2008 nibwo nakoze igiterane nuzuza stade ya Eto mfite intego yitwa ngo wirira gufasha imfubyi n'abana bo mu muhanda kitishyuza hariho meya wa Kicukiro wariho Erijire Ndamagi amen inasohoye akaririmbo harimo umuntu umwe wamenye umwe ariko nimenyere bose avuga shimwa Mana waradutabaye ni wowe wadukijije
amaboko ya Farawo shimwa Mana aradutabaye adukuye abakozi kuzikuri shimwa shimwa waradutabaye wadukije amaboko ya Farawo shimwa waradutabaye ariko ijambo riratubwiye ngo itwambuye umwambaro w'iki w'ibigunira itwambika umwambaro w'ibyishimo. Haleluya. Hari abantu bakeneye kwambara uwo mwambaro. Hari ababikeneye use bashiki banjye. Hari umuntu wafata umwanzuro muri mwebwe akavuga ati njye mfashe umwanzuro n'uburanda naburetse Kigali. Ese n'ubundi ko wacuruje ntihunguke? Mwana haguruka uzana mwere iki ndamu umugabo neza wayavugisha ukuri nakubwira igira ngo yamoko yaryo noneho wumva. Haleluya. Twari twaracomye tuzi kurutandukanya n'imbuto kugira ngo rutatume tabajanjagura tatujanjagura wa kintu none Yesu yatuvanye hariya hantu. Birashoboka ko namwe mwacomoka aho hantu waho abona ntarimo umugore se mwayibonye mubimbaze nze kubibabwira. dore n'uyu nguyu nawe hari icyo ashaka kukubwira. Nabanza kubwira ubu nawe kubonye ivugabutumwa rigiye kuba nk'iry'abazungu ubu kabaye. Haleluya. We yaranarutogosheje aranabiriza burundu. Nanjye ndashimira Imana yuko twateraniye aha ngaha banza umbwira ibi ni ibikiri kuvuga. n'ibisare by'uburayi aho ndashaka kwihana ngo Imana imbabarire. Uzabivamo cyangwa uzigumirayo? Nabivuyemo ejo Shakiriye umuntu uhobere shaka. aransengera mu nsengere nk'udufaranga bamfasha kuko mbana n'ubumuga mbasha kuturiramo umwana wanjye ishuri karimo wa mbere segonderi ariko ubu ngubu nta bushobozi mfite nanjye kurya n'iy'amana gusa mukomeye mu dusengere. Abayobozi b'umudugudu muri kubyumva? N'umuntu uwo ari we wese ukora uburaya ajya asenga Imana imubabare. Kandi akaba ararivuze mukecuru. Wabyumvishe ivugabutumwa ararivuze bataramu namwe mutamukora akazi kose nyine mutamubyurira asigaye bajye bimanukira gake gake. Genda wicaye mu kanya turaza kubimenya. Hari umugabo nyamugabo wagusanga mu rumogi akayikwambika. Ese ubundi ubwo abagabo babasambanya bo basabatira ko mbona namwe ntazi uko mubyagenze. Twatangiye mbabwira ijambo mwe mutujemo gake tuganire. Nge ntabwo nkunda abantu basakuza cyane, nkunda abantu twumvikana tukanaganira, sibyo badasakuza. Twatangiye nkubwira ngo nge nanyweye itabi ryiza, nywa ibyo bita mugo. Urabizi rata? Reka mitangire umuhamya. Bayicuruza gutya mukamuzi. Umurwayi. Ntari ibande kundunda. Hanyuma ari n'ibyo twiteraga mu nshinge. Mwebwe murya ubusa nduya. Nakubwiye ngo nagenze mu modoka nziza ndara ku gitanda cyiza njya muri hoteli numva nshaka. Njyamana n'umugore mwiza numva nshaka nkavuga nti uyu munsi ngomba kujya i Bugande. Twagendaga kuwa gatanu tukareba abana bavuye mu Rwanda bavuye i Butare sha. Umwana akavuga ati nta kindi kizanyishyurira amashuri. Indushyi zirahari ni nyinshi. Tukabasambanya kubera kasha.
wowe urarara u Rwanda n'imibu umugabo arimo aragusambanya u Rwanda n'ibyepfo n'ibyaruguru se biravamo. Ubuse hari uwasambanye muri kwe byibuze aranaryoherwa. Nugushingiriza muri kurya urusenda rwa bushaka. Amen. Twese haleluya. Imana itwambura ibi bigunira nubwo muri kubona seko. Uyu mugabo ntago nari muzi ariko twaraganiriye ndagukunda pe. Gisinya ngira uburyarya. Bishatse na nakwanga nkubwira ngo nakwanze ntako wangira ntahi wanjye mukagarama ku muhanda w'umukara kuri. Yego. Icyo Imana yanteganyirije ni ukubana n'ababyeyi nk'abo bakakomeza kunshyiramo uburere. Yego. Mu bintu bibiri Imana yampaye shimira Imana. Na nizi saha yampaye impano yo gusenga. Kimara kuva mu bubo. Yari izi neza yuko nziba nimara kubivamo kubera ko ntari mfite abazagirira gute bazangirira neza. Nasengeraga umuntu nabihereye muri gereza. Nasengeye umuntu namubwira nti numvishijwe atirihe nti ntumbaze ibyari byo ariko numvisha ugiye gutaha. Mugabo arambwira ko nibaga amamoto nkanica abantu ndataha biciye mu nzira bishingiye. Sasa bani igice z'ijoro Imana ibuza amahoro atigenda usengerera mugabo agiye gutaha. Kumbi nawe yari afite ishengesho rivuga ngo Mana mbabarira sinzongera gutwara moto sinzongera no kwica abantu bibya. Baramusohoye baramubwira ati niyo mahirwe ya mbere nayo nyuma tuguha. Natwe dufungiye ahantu habe ntavuze. Ayakuvuga umuntu nga sohoye witeka akaba mwakiriye. Wabyumvishije? Mwebwe rero impamvu mukiza n'imiteto ntago baragufunga. Ziko bagufunga ugahita uvuga ati mbo banshimiye Imana yuko ngiye kandi nzagereye amahoro. Wabyumvishije? Ku maradiyo Ruhango bayivuga ishobora kuba nk'iya mbere mu kwica n'uburaya. Sibyo? No kutabana mu matoilette hehe na hehe. Turi kuganira nge ntabwo ndi kwigisha kuko namutse nigishije nta n'uwatana nta nubwo ndizuba mwaryumva. Kwihana ni byiza kandi biraza kugufasha. Ntabwo navuze byinshi gusa naberetse bimwe mu bindi yo hano. Hari ikintu cyatumye nihana kandi gikomeye. Ntabwo nge nabaye umujura. Bimwe by'ubujura bavuga ngo umuntu yabaye umujura ariko mu bantu bagomba kuba nanjye narinde. Rutonde rwose mbizi neza yuko nduri. Narindi banyahe baza kumfata. None kuko nari n'umwana ndi na mutoya ntibamenya ngo ndinde mbaca. Ibaza umuntu akunyuzeho kandi uje kumuhiga. Uwo bita Alphonse ufite itorero bitagira ubwari nta muntu utamuzi. Nawe yari ku rutonde rw'abagomba kugira gute kwitaba umurimo kubera ko twaye ubundi dufite leta nziza y'ubumwe guhana abajura. Twarananiranye ta ukuri kw'Imana twarananiranye bura kiriya gishanga kiri hagati ya Ntuze ya Nyabisindu na Kibagabaga. Shaka ushaka ko yambaye amanyenyeri gute ntabwo hanyura kuko yiboneye. Praise hallelujah. Amen. Niryo joro ndimo ndasenga Imana irambwira ngo uriya mugabo aratashye ndabimubwira araseka arihirika. Nawe yanga ikimenyetso ufite umugore wawe baroze uhora ava uko bwije uko bukeye. Ndakubeshyira ati nubu naramwirukanye ari iwacu menye ndi mu bihano by'Uwiteka. Ariko nisubira ndahita muzana. None se bibwiwe ni iki wanyu ni he harahambaza asanga ntaho duhuriye. Kugira yenda atavaho umuntu aperereje iki amakuru. Arataha. Amaze gutaha nta kibazo nimushaka mu gihe umugore ari kurira. Yesu nashimwe cyane. Amaze gutaha nawe akora ikintu bita kubusengera no kuza gutereta ngo bafungure. Urumva umuntu ko ntari umwana mwiza. Kuva uwo munsi naratashye mpita njya muri ADPR. Muri ADPR barambatiza. Itabi ndarireka. Inzoga ndayireka. Wanyumvishije? Maze kubireka mbona ni ibintu bigize gute bidashoboka. Ariko twahura nakubwira ati barakugonga bikarangira bagusekuye. Noneho nibaza ibintu biri kumbaho. Umuntu aza kumbwira mugenzi we aramubwira ati hari umwana twabonye hariya Nyabisindu ku rusengero rwa ADPR
mu Gihogereza Remera mu bantu bahazi, ati niko ari mutoya ariko ibintu avuga byaratuyobeye. Ari umunyamutara, ati wagenda akagusengera. Araza ndamusengera, maze kumusengera arakira. Yari afite akaguru kaje mu bintu bimeze nk'ibishashi, wagira ngo ni amazi ariko. Arakira, maze gukira aravuga ati mfite mama wacu uba muri Amerika amaze imyaka 19 atabyara, none umugabo agiye kumuta. Amubwira ntuzaze dusenga. Turasenga, tumaze gusenga yampaye umuntu kuri telefone turavuga. Ndamubwira ibye, ndamubwira nti nimba ugira ndakubeshya, iwanyu ni ahantu bita Rukomo, hari akazu k'ibyatsi kameze gutya, kararamo umukecuru umeze gutya na gutya, hejuru harimo umwenda bigenda bibaga abakoni n'abambara. Murabizi yakaseho uwo mukecuru, avuga ngo ntabwo azigera byara, nta nubwo yagira amahoro akiriho. Arangije ashyiramo ka kantu nkahara hejuru hariya, murazi utuzu duteye. Ndamubwira nti rero ndahabona igikoko ntazi icyo ari cyo cy'igisimba, kandi cyahatereye amagi, ntago cyahava, gihora cyaraziritse urubyaro rwawe, uri muzima. Ntimwagiye kwa muganga mugasanga ati nukuri kw'Imana ko tutajyanye, nje ndi muri Amerika. Niho ubuzima bwo ndikubwira aho ubuzima bwanjye bwatangiye. Ndagenda njye aho ngaho nyine, turagenda tujya gusengerayo. Tumaze kuhasengera, ubwo umukobwa yari yaraje n'umugabo wiwe, turasenga. Ubwo nanjye nababwira nti riko mwakara akazu mwareka tukajya mu mukecuru, ati oya nta muntu ugera muri iriya nzu. Nabwira nti mukecuru yari muri ya mishatse mbere ryaje, ese nguruka mvuga nti kwinywera amata yitiye reka amateka aho. Nageze mu nzu numva ubwoba burantashye bwinshi cyane, ariko mbona inkoni buri abanyamutara w'umukecuru w'umusaza, inkoni n'igihugu. Mbonye inkoni, mbona akenda hejuru gato cyane katagaragara. Njomba y'iki ya nkoni, mu kujomba ya nkoni havuyemo igihangara. Igihangara murakizi gifite umutwe w'ubururu mwiza cyakuze kabisa, kirahuruduka kinyirukaho. Mu kwirukanga naye ngira ngo gihunge, sinzi ukuntu azamuye amaguru kwe, turagifata gihita gipfa. Umva handi Imana ikura. Nkura yo wa mwenda amajyara agira gute, arameneka, amenetse umukecuru kubita hasi, urufuzi ruraza. Reka rero wanjyanye yavuga tutwiciye umukecuru. N'amutara babazi bamanutse bameze nk'ikudo. Ati urakwica ugwa ahangaha. Ati murangara Imana niyo wanyohereje ahangaha, nibo baje kunyirebera, ubwo ibindi ni ibyaha. Ariko numva nuzuye imbaraga zidasanzwe. Umukecuru urufuzi rwaturukaga mu mazuru no mu kanwa. Ndagenda mfuka mu ruhande rwe ndasenga, gize amahirwe numva arakoroye, agaruka mu buzima. Ndavuga nti Imana sinjye wahera, ubwo hanze haruzuye. Mbwira uwo mama, ndamubwira ngo akakenda kawe gatware ugiye kubyara. Yaragiye ajya muri Amerika. Ageze muri Amerika abyara abana icyarimwe, umuhungu n'umukobwa. Imana ishyiramo indishyi z'iki z'akababaro. Aho ndi kwiratana nguye Kicukiro, yaraje ahagura $20,000. Umuhanda w'umukara uhita waca, bari kumpa 96 narabananiye. Imana iratabara, nitabara. Hari data bari kubimpa, hari mama bari kubimpa. Ushobora gufata umwanzuro. Haleluya. Imana yo mu ijuru ijya yibuka. Yesu nashimwe. Buriya nanze kuvuga ku by'amatabi cyane, mushiki wanjye ari inyuma. Ntabwo mwari muzi ubuhamya bwanjye, ntabwo navuze uburyo bishe imiryango yanjye. Yego, ariko icyo nshaka ntanjye ntabwo ngishaka nkawe. Wowe ubikora ubyifuza ubishaka, nuko nimba ari ikintu cya mbere kiryoha no gukizwa. Uziko nsigaye nywa amata we, nsigaye nywa amata nkaryama ngasinzi. Ugenda muri gitabi ngana nabyina, nakumva umuntu umwuka nkawukurikirana nkanamubura. Twese amen. Imana yagiye ikora ibintu byinshi, ibikora ejo bundi ni mu giterane nanone, ntabwo nari ndi mu Rwanda, nari ndi muri Kenya. Ndabwiriza, umuntu arambwira ati iriya modoka yijyana. Imodoka yambaye purake y'Kenya, ndayihindura mu Rwanda gutera, nimuvunje mu mafaranga mu mpereza. Pitajya kwigurira ikibanza gahanga si Kigali. Wakoreye Imana cyangwa uracyaryarya ushakisha indonke mu buhanuzi utanafite? Uneretse ururabo rusobanuye iki? Ati ni ururabo. Bisobanuye ni ururabo. Bisobanuye iki? Ati ni ururabo yewe.
yego rata erekwa numara kwerekwa unasobanura ibyo weretswe kandi umuntu atahanyuzwe. Yego ikintu cyishe umurimo w'Imana ni ugushakira ibiryo aho bitari. Wabona umusaza nk'uyu nguyu ukamubwira ati muri Amerika muze, muri Amerika uzahagezwa n'amafaranga yawe, cyakora n'abagira amahirwe green card ikabafata. Naho ibyo kuvuga ngo uzahagezwa n'isengesho, ni ukuri kw'Imana y'Imana ishobora byose, ntabwo amasengesho yubaka etaje, ntabwo amagambo sinzi uko nabivuga. Haleluya. Birashoboka yuko ibyo byabaho, wasenga ariko isengesho rifatika rigera ku mutima w'Imana ntabwo riba ririmo amarangamutima y'uko umuntu ubu ari ahantu nyengera ntabwo sinambaye impeta. Ishingiwe 2016 ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu nibwo nashingiwe. Noneho sinzi ahantu nagiye koga, impeta nisiga muri dushe. Nisize muri dushe bitanavuga nti ntabwo nagura impeta y'amafuti, narambaye impeta twe twaguze $1,100,600. Kuri nageze njye kugura igihumbi, ntabwo nabishobora. Ngira umugore nti wapi ibyo mbivuyemo, uzagenda ubigure n'ubundi bayitwaye ni nanjye witanze, ariko n'uwayitwaye nawe yariye, nabo umuntu uzi ubwenge. Yesu urashimwe cyane. Ngiye narashingiwe, ndi umugabo wubatse, ntabwo ndi kuryarya, abona yambaye ukagira yenda ngo ni umusore. Bajya banyibeshyaho rero ugasanga ati wi umugore wawe aha izo ndimo abapfumo barazidutanze rwego, bazizi kuturusha barazidutanze izo ndimo. Wabyumvishije? Yikoza mu kirere nawe akikunkumura ati hene y'ibara rimwe mwiza, kandi n'ibyawe ntibikemuka. Ariko ndagira nkuba umuntu usa nabi, utazi kwambara, utazi kurya, atanga amahoro gutarara mu ivu. Kandi bamwe muri mwebwe mbishatse ubu ngubu twasakana, kandi ubu tubihindira nko materaniro mu migezi dusakane. Oya dusakane. Ijambo riravuze ngo itwambuye umwambaro w'ibigundira, itwambika umwambaro w'iki w'ibyishimo. Tugiye gusoma riri mu Bami ba Kabiri. Ntabwo ushaka gutinda kuri iri zuba ryanyishe n'ubu ngubu, ariko mureke niyemere. Hari igihe kwiyemera kwanjye kutigeze kubaho. Ntabwo nabahaye ubuhamya burambuye n'uburyo naje Kigali. Twaje kwikamye turi abana batatu, ivuye Simirwa ipakiye sima. Umwana umwe yamukubita inkoni kuko yari ari ku ruhande, abamanuye amaguru ihita izingira mu mapine. We witonde. Aho naraye mu gisimu cy'umucanga ndi kumwe n'abana batanu, ndababwira nti reka nyari imvura iri kugwa. Barambwira tutanyaramo hano bakazadushaka bakadukubita, kumbi bari kunsunikira ku mugambi wo kubaho. Abana baransarana, ntajya kwihagarika reka ntabwo wanyaramo hano umuntu uza gucukura mu mucanga yazatwica. Isohoka muri ya mvura muri kakajojo mu gihe nikinze munsi y'igiti kivoka, usuye inyuma asanga umwobo wifunze. Bane bageze gute? Barapfa. Warangiza ukwiruka utabaye iki? Abami ba Kabiri ibice bingahe? Haleluya. Abami ba Kabiri ibice 8, urahera ku murongo wa 6 urageza ku murongo w'8, ariko urabanza usome uyu wa 6 tuwutindeho gatoya, isigaye tunaririmbe nabicyaha bicyahire rimwe, nimba n'ababicyaha bikwemera simbise. Abami ba Kabiri ushaka inkoni uzamushakira umuhungu ujye uvuga ngo ufate inkoni nkwe. Abami ba Kabiri abikubitana umujinya nagari. Abami ba Kabiri ibice 8 umurongo wa 6 kugeza ku murongo w'8. Umwami abibaza uwo mugore. Ijambo riravuze ngo umwami abibaza nde? Abibaza uwo mugore. Nimwe ndi kubwira mwebwe muri hano. Arabimubwira. Agira gute? Abagore nta banga bagirayo byakaze, avuga ni upfa kuba wamucokoje gusa. Avuga bigize gute byose kubera ko abababaye. Yego. Umwami aherako amuha umutwareho umuhesha. Umwami aherako agira gute? Umutware nk'umuhesha. Aravuga ati
umugarurire ibye byose umugarurire ibye byose umugarurire ibye byose Aha. n'ibyo basaruye mu mirima ye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose uhereye ku munsi uhereye umunsi yagize gute yahaviriye ukageza ubu yego uretse gato ushaka kuba wicaye ndakubwira uhasoma cyangwa se umutware umuhesha aboneka mu rukiko kandi aboneka uri kuburana ibyawe niyo waba uburana ibinyoma ariko ufite ingingo zikurengera umuhesha yahagurutse aguhereza iki ibyawe bantu mwize cyane kundusha muze kumvira ijambo umuhesha aboneka habaye imanza kandi imanza zo zabaye haba hari abavoka niyo waba ubeshya ufite ingingo zikurengera icyo uri kubeshya barakiguha siko bimeze umuhesha rero nta kindi akora aza kubwira ngo sohoka yego ijambo rero badusomera riravuga ngo umwami abibaza uwo mugore umugore arangije abimusobanurira byose nta na kimwe amuhishe umwami abyumvishe yumva uwo mugore yararenganye wakoze ku mutima wawe ukavuga ngo nararenganye haleluya ngamaze kubimubwira umwami abitekerejeho ngo amuhereza umutware umwami amuhereza iki arangije ngo ashyiraho n'ijambo rivuga ngo yamuhaye umutware nk'iki nk'umuheshi ngo ujya kumuhesha ibye uhereye igihe yaviriye mu rugo yirukanwa uhereye igihe waviriye mu buraya nukenera umuhesha uramubona uhereye igihe bakwamburiye imirima yawe uhereye igihe bagutotezaga haleluya umutware ngo aragenda aramubwira ngo uhereye umunsi waviriye mu rugo baguhereza ibyawe ibyo basaruye mu mirima ibyo bariye abana bawe baruze Imana iguhereza iki nyegageza umuntu mwegeranye umubwire ngo Imana iguhereza umuhesha wa mugabo we nyegageza uwo mwicaranye umubwire ngo Imana iguhe umuhesha hari ibyawe byabuze wabuze urugo n'ubwo urubamo ariko nta ruhare wabuze abana n'ubwo bafite baragusuzugura wabuze ibyo kurya n'ubwo ucuruza urarya bya bindi bya nyuma vuga ngo Imana iguhereza iki umuhesha mumbwire ngo Imana imuhereza iki uri mu rugo ariko urarara urarutwa n'utarurimo wanyumvishije kwa so ubukwe ntibagukunda kwa nyoko ubukwe ntibagukunda yego ndetse n'imirimo ufite ahangaha uhora mu ntonganya no mu mpaka uvuga ngo bakudahiye ubutaka yego ariko wavuze ngo Imana impereza umuhesha w'ibyanjye byabuze haleluya Imana iguhereza umuhesha w'ibyawe byagize gute byabuze nakeneye iki susi ifite abana babiri nyuma yo kuba umuryango umwana kuriya we abahungu banjye bazambyarira gusa haleluya se hano nari impazi si umuhesha wa hanze ego ratabuze wanjye nawe turanahahuriye nawe ejo uzampamagara yendye inyama gusa ndi umusha keneye umuhe ni gute se ye kuvuga akantu ariko ntimunkubite sibyo ubona umubyeyi nk'uyu yiyambariye ibaze nk'iriya kumva nawe ukeneye isengesho ryo kugira ngo ubone iyo baze shaka ko wasabye umuhesha akayiguha kugira ucumurire kuri uriya haleluya itangiriro 19 umurongo wa 22 kugira ngo nsoze uvuze gute umurongo wa 22 itangiriro 19 umurongo wa 22 haravuze ngo ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo subira muri iryo jambo ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari nabugingo n'ubu amen nicyo cyatumye ahantu hitwa asambure cyangwa se asembazi niko mubivuga barwabikinga n'abandi barabose twara tugiye kuririmba irimo abishaka batamuhase atarukabona abayobozi avuga ati jewe manitse amaboko ko ijambo riravuze ngo ihute kuko nta kintu Imana ibasha gukora utarahagera
yego niwihuta ukaza gukizwa ukava mu byaha ukava mu ntonganya ukava mu matiku ndetse no kurogana nakubwiye ngo nuko tutari mu masengesho ababaye ubundi ntaba abantu bampuza nabo dufite n'amasengesho y'iminsi 3 twataha twera de madamu wanjye hari ukuntu yajyaga njijisha yagiye mu materaniro cyangwa se gusenga ahantu mu ishyamba akambwira ngo nta hantu nigeze njya. Aha mwebwe mupanga umunsi mubushyiraho abashiki banjye bose nzabasanga. Iby'Imana ikora biradutangaza. Nimba mwarigeze mwumva umuhanuzi bita Gatabazi Gashaki yigeze umusiramu yaramubwiye ngo ngewe nimba koko ukorera Imana yibwira umunsi nzapfa haramubwira ngo n'ejo saa 8 kandi niko byagenze. Uyu muntu afite icyo akoze nitonde. Hanyuma ntimubuze abantu kuza kubyina, ntimubuze abantu kuza kubyina. Ye kuririmba indirimbo indangiza ndaririmba indirimbo ivuga ngo nzaririmba n'umutima wanjye uciye kugira gute uciye bugufi. Unyemerere nongere mbisubiremo. Twasomye ijambo rivuga ngo ihute uhungireyo kuko nta kintu Imana ibasha gukora utarahagera. Umuntu ubyiyumvamo birashoboka yuko umeze nk'umuntu wamenyereye ibintu by'Imana. Ngo tuve mu kamenyero kuko tuziranye n'abantu benshi hano, sibyo? Nimba ushaka gukira bura nakubwiye ngo indwara yose ikujyana kwa muganga buryo ubafasha umwanzuro, yego? Ariko iyo cyishira ngo ikibyimba kirwaya ukabisha ugatangira kugenda gutya birangira uri kuvuga ati nterurira siko buvuga birangira noneho namubwiye ati kura muri pantaro cyangwa ijipo ndebera ahantu ndwaye. Uva mu mikino nimba ushaka gukira uze guhaguruka n'umutima wawe ntihagire n'ubigutoteza, sibyo? Uvuga ati nanjye mfite akantu kambase si ngombwa ngo bivugire kuri mikoro ko abantu bose babaye abanyamakuru, ariko ndagira ngo mbatangarize ko nta banga rikiri mu isi byose biri ku karubanda. Wabyumvishije? Uze guhaguruka n'umutima nama wawe uvuga ati nanjye ngiye imbere y'Imana reka sange bari abantu basengere nta bindi. Ngaho mena hayo mazi vuba vuba ukabyara ndi kurya iminota y'abandi. Thank you.
turakingurire byibuze umuntu ubiyumvamo wumva bishaka wabonaga urugo byari bimucanze akagenda avuga amagambo menshi umubwira si inshuti nakubwiye ngo nta banga rikiri mu isi byose byagiye ku karubanda umuntu ubiyumvamo urihana baguseka ariko ejo muzahura umerewe neza ariwe uri kubagira inama nari mvuze ngo umuntu ubishaka wumva bimurimo ntabwo ndi buze kukubwira ngo niyo waba uri umuririmbyi ukabona nawe ubwe mu mutima wawe ufite ikintu cyaguciraga urubanza nababwiye ngo tuje ari nko mu materaniro asanzwe Imana yakora ikintu gikomeye ariko n'ubu ngubu si uko itagikora ni ku cyumweru ni ku munsi wayo wera wo guhura n'abana bayo nimba ubyiyumvamo bikurimo ukaba ushaka kurya ukanywa umuryango wawe mbega ukaba itabaza ry'umuryango wawe ukaba umucyo umurikira umuryango wawe nyabuneka ngwino Imana igutabare Imana ikugirire neza Imana ikubabarire Imana ikugirire ibanga Imana iguhindurira amateka y'ubuzima bwawe Imana yo mu ijuru ndizera ndashidikanya ko mwe mupfukamye hano hari ibintu igiye gukora kandi muzabimenya hano muri Ruhango gukora ntabwo rero leta yagufata ngo nirangize igufatanye na baba ndita ngo nabateka mutwe ahubwo Imana igomeze kugishyigikira haleluya undi muntu wese ubyiyumvamo tudatinze amasaha arimo aragenda ntabwo nirwa mbahamagara ko kuvuga ngo uyu nguyu yakoze ibyo biramureba ibyaha n'ubisubiza yuko yikora gukurura umuryango wawe umuvumo nawe urebe uko usuko nguko uko wabaye uko urebe n'abadamu bari hano urebe n'abakobwa bari ahangaha urebe n'abasore bari hano ni beza wakihana Imana ikaguha urugo wakihana Imana ikakugaburira wakihana Imana ikakwambikizamo ubije mu bigiyemo Imana izakugororera hari igihe uzajya uhangira bakakubwira ngo uriya mukobwa uri kugenda azunguza ikibuno no kwanya bazaba bakubonye ubwo ngubwo ariko mbere ntibakubonaga yego iti dore inzobe yaratamuye ari kwiyemera reka wirate nuko wirase mu mwami wacu Yesu Kristo wumva yuko mu mitima yabo bera bahaguruke dusengera aba ubwo bose abapaka gendo mupaga Imana mbabari kiri mu isi ndabizi neza yuko isi imeze nk'uruganda mushakire mikrofone nk'eshatu zindi muzimbere baraba isi ni uruganda rucurirwa mu ibyaha mubimenye neza uri guhisha uburaya none ejo bizagaragara watwise cyangwa bigaragare wagiye kwa muganga bigaragare wagiye kwa muganga wagiye gufata ibinini yego uzagenda wihishahisha umunsi wa mbere wa kabiri abaganga bakubwira ati ariko wamenyereye kareka kwihangana Imana ati kibina urimo urarara ijoro ryose bwagucya ngwino hano Imana ikwishyurira amadeni hanyuma bashumba beza ntabwo bashaka mwaho ngaho muracamo hano muri mwe hagarara hari undi hagarara hariya dusengera aba bantu abasigaye mu ntebe bo numva nta bitabagora mushiki wanjye waza ntacyo bitwaye ihangana ugere hano mukomere Imana amashyi bashobora kuvuza impundu bazivuze murakoze kandi gusubira mu byicaro byanyu
Usubira mu byicaro. abadiyakoni bajye begera aba bantu kugira ngo mubabwire n'igihe mwigishiriza umubatizo. Yego. Kandi niba hari n'abakeneye kubatizwa nabo bamara gusubira mu ntebe